Njye nifuzaga kumenya neza ibikorwa nyirizina igihe bizatangirira. Ngendeye ku buryo inyubako zimeze n'uko zihagaze biragaragara ko zigize gute ko zihenze. Abantu bazaba badafite ubushobozi bwo kubaka izo nzu bizagenda gute? Imihanda izagonga ibikorwa remezo, uvuze imihanda rero mpera mbavuze by'amazi, abo bizagenda bigonga bazajya bishyurwa nande. None ibibanza byanyu biri hehe ko bitagaragara hano iwacu? Mwatubwiye ko ariko tuzagira uruhare mu kubaka ino City. Nk'urubyiruko dufite ubumenyi mu bijyanye no kubaka cyangwa se no gutwara bino bimashini bikora imihanda, twadepoza gute? Twabona akazi gute? Tugiye izi nzu ari izacu ariko tuzazituramo n'abandi bandi bazaza kuzituramo. Icyo nibazaga ko mutubwiye ko ari natwe tuzazubaka, tuzaka ibyangombwa tukazubaka, abantu bazaba badafite ubushobozi bwo kubaka izo nzu bizagenda gute? Nicyo nabazaga murakoze. Wenda umuntu afite ikibanza yaguze, wenda yaguze ubutaka bwa miliyoni, kandi wenda ngendeye ku buryo izi nyubako zimeze n'uko zihagaze biragaragara ko zigize gute ko zihenze. Hari icyo mwakomojeho muvuga ko umuntu ashobora kubaka gahoro gahoro ariko bikarangira ageze ku ntego. Mutanga n'urugero umuntu ashobora wenda kubaka wenda nk'inzu y'ibyumba 2 ntahite yisimbukuza ngo yubake inzu y'ibyumba wenda 4, ariko nkavuga ngo icyo kibanza cya miliyoni wenda yavuze akaba nta n'ibihumbi 100 yinjiza mu kwezi, ese azubaka gahoro gahoro ubushobozi akwiye? Icyo nicyo kibazo ngewe ndi kwibaza, dusobanurire kugira ngo twumve ko natwe izo nyubako cyangwa se izo nzu tuzasukuramo natwe tukaba heza nk'uko tugize gute tubyifuza kandi dukeneye. Hanyuma nanjye ndashaka kubaza, uyu mushinga twabonye ni mwiza, njye nifuzaga kumenya neza ibikorwa nyirizina igihe bizatangirira. Murakoze. Yewe nitwa Alemansi. Ndasa nk'uba mu kibazo mugenzi wacu waje hariya haruguru, ese hari umuntu uyu munsi ufite ubuso buto, wenda tuvuga afite ubuso 200 mu rugero, uyu munsi bari bafite ubuso 3,000, ese na wa muntu ko twabonye zira nyubako ari ngari zibasha kujya ku buso bunini, wa muntu ufite ubuso buto cyangwa se ikimenyerewe ikibanza gito, we azabasha kubona nyubako gute? Murakoze. Ubutaka bwacu bufite uburenganzira kandi tuzagera twubaka buke buke ariko tugere ku ngingo wumva dushaka. None ibibanza byanyu biri hehe ko bitagaragara hano iwacu? Ibibanza bifite ubutaka ariko bwo bifite byayo. Ikindi cya kabiri hari abantu bafite ibijyanye n'ibyangombwa by'ubutaka, hari umuntu ufite icy'ubuhinzi bitarahindurwa kandi none kiri muri banki, aho icyo kintu kitekereza mute kugira ngo ibyo bintu byo kuronka? Nitwa Jean Bosco, ntuye muri uno mudugudu wa Binunga. Ni byiza igishushanyo mbonera twakibonye kandi biradushimishije. Nari mfite ibibazo nka bibiri mu byo mwarimu mumaze kuvuga, ko udashobora gutegura ibijyanye n'inyubako utateguye ibikorwa remezo. Ibikorwa remezo njye numva harimo nk'imihanda. Nari mfite ikibazo kivuga ngo ese iyi mihanda bizagonga, kuko turimo kubona ko nka 90% njye niko nakomeje mbibona ko ari ibikorwa byacu bireba abaturage. Iyi mihanda izagonga ibikorwa remezo, uvuze imihanda rero mpera mbavuze by'amazi, abo bizagenda bigonga bazajya bishyurwa nande. Kuko ushobora gusanga niba ari umuhanda dutekereza ko ni ikintu kigali, imihanda izengurutse kiriya gishushanyo mbonera ndetse n'iyo twavuga yo mu makaritsiye, ni imihanda ihenze. Iyi mihanda iyo bizagonga abo baturage batuye aho ngaho nibo bazakora iyo mihanda. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, nk'uko muri bivuga muti ibintu byose bigomba kugira ingingo ibigenga, ndimo nibaza ese mwebwe mushushanya iki gishushanyo,
ibintu byose murimo gukora uyu project mukagenda mubitwereka ingengo y'imari yo kubikora mwayivanye kuko turimo kubona ko ibikorwa n'iby'abaturage aya mafaranga mukoresha ibi bintu byose ni leta yashyizemo ukuboko kwayo ni abaterankunga bazadufasha gukora ibi bintu byose kuko mfite impungenge ko ejo muzagaruka mutwishyuza muti twakoze ibi kwezi depanse zagiye muzitwishyura mutugaragarize rero niba hari ubwoko kwa leta kurimo mutugaragarize niba hari abandi baterankunga bazakora bino bintu murakoze. Ikibazo gifite ibibazo bibiri ku bintu mumaje kuvuga. Mwatubwiye ko ariko tuzagira uruhare mu kubaka ino Green City. Nk'urubyiruko dufite ubumenyi mu bijyanye no kubaka cyangwa se no gutwara bino mashini bikora imihanda twadepoza gute, twabona akazi gute mu gihe muzamutangiye bino bikorwa. Icyo ni ikibazo dukunze kubazwa cyane kivuga ngo abadafite ubushobozi, ariko twebwe uko tubibabwira ntabwo uko biri ariko bigomba guhora. Ndumva atari nacyo leta y'u Rwanda iharanira. Iraharanira ko umuturage atera imbere. Muzi ko viziyo 2050 ifata ko igihugu cyacu yifuza ko igihugu gishyira mu bihugu bikize. Ibyo rero ntabwo ari uko bizaba ku baturage bamwe ngo ntibigere ku bandi. Mwabonye ko turaremamo imirimo. Iyo mirimo ntabwo izaza, imirimo twavuze ko kugira ngo haboneke ibintu haza abashoramari agashyiramo uruganda. Ashobora kuba ari umushoramari muri twebwe cyangwa uvuye hanze, ariko umushoramari wese ntabwo aza gukora ibikorwa bye by'ubucuruzi ahantu abona nta gahunda. Iki ni igishushanyo mbonera gishyira gahunda ku musozi wose, bitavuze ngo ni umusozi mu kibanza cy'uyu bitari mu kibanza cy'uriya. Iyo nta gahunda umushoramari aritaza. Niyo ugiye mu inzu yubatse mu kajagari ntabwo ushobora kuyigwatiriza muri banki ngo bagende, murabizi. Ariko iyo yubatse mu buryo bwiza ujya muri banki ikagutiza amafaranga ugakora wishyura ugatera imbere. Ibyo rero mu by'ukuri icyo kibazo iyo ugisesenguye neza ni umuntu uyibwira ati uko nari meze niko nzahora ntacyo nzabasha kugeraho. Haje undi muturanyi wawe ufite amafaranga ariko udafite ikibanza, mugafatanya hakabamo amasezerano abarengera mwembi, aho hantu mwahateza imbere. Umuturanyi wawe yazanye amafaranga, we yaragiye arayakorera wenda ariko ntafite ikibanza, wowe uragifite. Icyabaho ni uko muvuga muti reka twubakemo inzu noneho tugabane. Ibyo rero n'ahandi muri Kigali biri gukora kandi ni ibintu bishoboka, ariko birasaba ko abantu bicara bakabitegura. Umujyi ntabwo uzaguha icyangombwa cyo gutura cyangwa cyo kubaka udafite igishushanyo mbonezamiturire. Aho rero ruvuga ngo ibisubizo ni byinshi. Ushobora kuba unafite n'umuvandimwe wawe, tureke wenda umuturanyi, umuvandimwe wawe uyafite amafaranga cyangwa abavandimwe, mukishyiramo ukababwira ati nimuze noneho dufatanye, igishushanyo cyabonetse twubakemo amazu 5. Genda afata 2 kuko ikibazo ari cyanjye, buri umwe afatemo imwe. Mukaba mwabyumvikana mugashyira hamwe, ariko birasaba ko dufungura imitekerereze, birasaba ko dushyira hamwe noneho tugashaka ibyo bisubizo, noneho tugatera imbere. Igenamigambi rijyana mu ngingo y'imari bavuga ati mu myaka ingahe imbere dukeneye ko imihanda muri kiriya izaba irimo. Icya mbere rero ni uko kurangiza iki gishushanyo mbonezamiturire kikemezwa n'umujyi wa Kigali. Mu by'ukuri mubwiye nakubwira nti ubu byaratangiye kuba tugeze aha ngaha turi mu nzira. Wowe urambaza uti umunsi bazubakira umuhanda, nanjye ubu sinawukubwira ngo ku itariki n'iyo uzaze dutangire umuhanda. Haracyarimo gahunda y'uko turangiza iki gishushanyo tukagira igenamigambi ry'ibikorwa remezo, noneho iyo mihanda yamara kuza cyangwa se ibyo bikorwa remezo hakagenda abantu bubaka. Nzi ko muri Kenya abantu barubaka, ariko noneho bizafata indi ntego cyangwa se indi ntera bigende byihuta. Aho ngaho wenda niyo uri kuvuga ngo bizatangira byari, ariko ubu ibyo bikorwa tubirimo. Ikindi ni iki, umuntu ufite ubuso buto, ubu ngubu rero reka babiri ikintu cy'ubuso buto ntabwo akigiye kuba ikibazo hano mu Kenya, kubera ko
twagiye dutegura ibintu neza n'umuntu ufite ubuso ejo yarabitubwiye mu buyobozi bw'Rwanda Stop Center aratubwira ati iki gishushanyo uko mwagiteguye nimukituzanye n'ufite ubuso bwa metero kare ijana tuzanye tuguca cyangwa ngo tukubona murumva atari cyiza witwa Nyajyo Papias aravuga ati jewe ibi bimwanyeretse muzabikorera hehe ko ufite ikibanza cyanjye mu ijyanye biri mu by'ukuri ahangaha reka mbabwire Papias ufite ubutaka mu Rwanda ufite ubutaka ufite icyangombwa cy'ubutaka cyangwa ntabwo urakibona ufite icyangombwa cy'ubutaka uragifite wasomye amabwiriza inyuma yanditse inyuma wari wayasoma ubundi kugira ngo usubize neza ukeneye gusoma ari amabwiriza sibyo yewe ndi umunyarwanda nanjye mfite aho ntuye mfite ubutaka bwanjye ariko itegeko ry'ubutaka umuntu rivuga ubutaka utuyeho ni ubutaka bwa leta ukodesha murabyumva ni ukuvuga iki ugomba kumva neza ayo mabwiriza sibyo iyo hari impamvu n'ubu wavuze ngo ubutaka utuyeho wabukoresha icyo ushatse ntabwo uyu munsi wahaguruka ngo wahindure ibindi wari utuye mu bantu ukavuga ngo hano hantu ugiye mashingura abene wacu bose ibi n'ibi wabikora hari wabikora ni ukugira ngo igihugu gigire gahunda si byose ubutaka utuyeho n'ubu wavuze ngo wakora icyo ushaka ugombye gukora yego igihugu turi igihugu gitanga umudendezo turi igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi ntabwo ari ukuvuga ngo hari ibiba bigenewe bashyiraho umurongo mugari w'ibyahakorerwa ibi rero ni ukwerekana umurongo mugari ntabwo ari ukugira ngo inzu yawe uzaze bigomba kumera gutya na gutya oya barashyiraho umurongo mugari niba bakubwiye ngo inzu yawe igombye kuresha gutya ubwo nyine ugomba kugendera muri uwo murongo urabyumva ariko ukanakoresha ubutaka mu buryo bugenderanye nawe umuturage siko bimeze rero mu by'ukuri ibi ni iby'ubutaka bwose buri kuri Kinyinya niba unafite ubutaka ubwo ni ikibanza cyawe kiri n'undi mwicaranye nawe ikibanza cye kiri n'undi gutyo yewe n'abatari hano ubwo ni ikibanza cye kiri kandi ibyo ntabwo ari aha gusa bikozwe byakozwe muri Kigali yose byakozwe mu yindi mijyi yose y'u Rwanda sibyo ntabwo binyuranyije rero n'amategeko noneho ikindi ibibanza byanyu abafite ibibanza biri mu buhinzi bizagenda gute igihe ibarura ry'ubutaka bwabaga bwa mbere murabizi rero ari mu mashuri barakubazaga ngo ubutaka bwawe bukoresha iki abenshi kubera nta henshi hari hakiri mu buhinzi baravuga ngo bukoresha mu buhinzi sibyo aho igishushanyo mbonera gisohokeye buri wese asabwe guhuza icyo ubutaka bwakoreshejwe bukoreshwa n'icyo bwagenewe kuri master plan rero niba cyagihe ubutaka bwawe bakubaza ngo ubutaka bwawe bukoresha iki bukavuga ngo ni ubuhinzi uyu munsi bukaba buri mu miturire usabwe kujya ku karere ku murenge hari ibipapuro bakubuzuza hanyuma bakabihindura bikava mu buhinzi bikajya mu miturire iyo hari igikorwa gifite inyungu rusange wa muntu aba agomba kuhabwa ingurane akajya akimuka ibyo rero hari itegeko ribigenga rizakurikizwa nababwiye ngo ni igikorwa cya leta y'u Rwanda ni leta ishyiraho amategeko ntabwo yakwivuguruza wikora ibintu noneho igiyongera wivuguruza urabyumva biba bifite uruhererekane ariko akenshi ahantu hazamo ikibazo ni cya kintu nababwiye cya mbere umuntu uvuga mu muhanda wangonze kandi ahubwo ariwe wagonze umuhanda ibyo tubyirinde biraterwa n'akajagari kandi umwe abe ijisho rya mugenzi we amukemurira mu kwiratoriya ubundi uratambamira urinjira mu muhanda urabona uko bizakunda sibyo n'ubwo icyo gisobanutse ni ukuvuga ngo niba umuhanda uje
ugasanga ku kibanza cyawe ari ahantu bigaragara ko nta muhanda bateganijwe, aho ngaho tukorekeza iryo hano. Ni igikorwa cy'inyungu rusange, wa muturage ahabwa ingurane bigendanye n'igenagaciro, akimurwa agashakirwa ahandi cyangwa we akajya kwishakira ahandi. Hanyuma ikindi twagerageje mu gishushanyo mbonera kubigendera ko ntabwo nk'uyu muhanda wa kaburimbo twari kuwufata ngo dufite tuvuga ngo reka tubinure, kuko twawubonagamo twakomeje kuhagumiza umuhanda, ariko wenda icyaba cyarabayeho ni nko kuwaguraho gato kugira ngo wa muhanda ukore akazi neza ko kugira ngo ushoboze imigenderanire muri Kinyinya ndetse no kwambukiranya Kinyinya. Muranyumva? Ni ukuvuga ngo aho twabona mu muhanda n'ubundi wateganijwe hakomezaga gusigwa mu muhanda. Hanyuma amafaranga mwayakuye, baravuga ngo ibi bikorwa amafaranga twayakuye. Icya mbere reka mbabare impungenge. Mu by'ukuri umuntu aje agafata inzu yawe mutavuganye akayisiga irangi, yarangiza akakubwira ngo yishyure, ubwo wamwishyura. Uzi ko nta tegeko na rimwe rikubwira ko umwishyura mutabivuganye. Yaje ayigira nziza, ntacyo mwavuganye, ubwo nyine yari gukora gushaka amabwira ibi bintu wakoze kuri iyi nzu ntacyo tuba twavuganye. Ntabwo twaza ngo dukore master plan, hanyuma ngo tubabwire ngo tutarababwiye ko muzatwishyura noneho ngo tuzaze nyuma yaho tubabwire ngo twishyure. Mu by'ukuri ibi bikorwa byakozwe nk'uko natangiye bivuga, ni igitekerezo ni leta y'u Rwanda. Murabona ko hari abayobozi ku rwego rw'umujyi, murabona ko buriya baba bahagarariye inzego zikomeye n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Ni ukuvuga ngo ni leta y'u Rwanda iri mu gukora kugira ngo iteze imbere abatuye Kinyinya. Kuki mutatwizera kandi turi abanyarwanda? Ntabwo twaje kubabeshya. Ibyo dukora ni leta y'u Rwanda irimo guteza imbere abaturage. Nk'uko ugira gutyo ukabona amashanyarazi akugezeho, amazi akugezeho, umuhanda ukugezeho, ni kimwe. Ahubwo dukomeze kwihagarara nawe. Gitifu si umuzi cyangwa ni igitufu wandi nawe si wakinya, si we. Ibi rero ni leta y'u Rwanda, sibyo? Urubyiruko mu bumenyi bw'ubwubatsi, imirimo ntitangira. Murabizi iyo hari kubaka, ubu turateza imbere umushinga, ariko iyo hari kubaka haza aho bita ba rwiyemezamirimo bubaka, batanga akazi. Urubyiruko ukomeze mwicaye mwiteguye mutyaze ubumenyi, abatabufite mu bushake, ababufite mu bwongereho. Icyo gihe imirimo rwose muzayifata. Kandi mu by'ukuri abanyakinyinya murumva ko niba aje gukora muri Kinyinya ntabwo yajya gufata umuntu uturutse hirya kure, ahera kuri uwo mpamvu. Ntabwo twebwe tuzaba dutanga akazi, ariko abazaba bubaka abo bita ba contractors, uwo nguwo niwe utanga akazi. Twebwe ntabwo twatanga akazi, ahubwo natwe tuba twamuhaye akazi, noneho nawe akagenda akabaha akazi. Yesu ashimwe, Yesu yeza kuzwe, nanyuzwe, abanyuzwe bashimwe kendo ture. Eba muneza bashitwa bashitwa. Abanyuzwe kuri 50%. Uze banyuzwe kangahe? Uze ntanakinde ufise. Ogiye bigenda. Buriya rero mu ishuri haba babere, aba kabiri, ariko hari n'abagira gute, hari n'abasibira bakazagaruka umwaka utaha. Siko bimeze? Ariko twebwe siko bimeze. Tuzakomeza kwigisha yababwiye ngo hari abakozi ku kagari, hari abakozi ku mudugudu, hari abakozi ku murenge. Twe tuzakomeza kugaruka tubisobanura kugira ngo igihe muzabyumva 150 kwijana kugeza igihe muzabyumva kandi tukajyanamo. Tujyane, tuzi kuvuga ngo tujyanemo. Ibintu biroroshye kumva mu buri buryo. Kuvugurura imiturire, iyo jambo riri kugaragara. Ngo kuvugurura ahantu bita mu byiringiro murahazi, naho mu ndata murahazi, naho murahazi, muzi uko hatuye. Kuvugurura, gutura neza, duhereye ku bikorwa remezo, imihanda. Ubu mu kanya muramanuka muri gusimbuka, amazi amanuka atemba, ibyo byakoze abari gutaha hepfo ku isoko. Ariko niba havuguruwe, hari inzira z'amazi, hari imihanda,
harimo amatara, hari ikibazo kizaba kirimo. Ibyo ni byo gushyiramo ibikorwa aho ibikorwa remezo bizanyura hose, ari mu isambu yawe, haba ku byago, haba ku guhanga bishya, bikaba binyuze mu butaka bwawe cyangwa se bikagombwa inyubako yawe, uzahabwa ingurane ikwiye kubizi, ni agaciro k'ubutaka bwawe ku isoko, ku giciro cy'isoko, hanyuma icyo gihe ukajya gushaka ahandi ujya gutura cyangwa se cyangwa se aho ukagura hahandi zamaze kuzura. Babyumvise imiturire myiza ngoye murabona byumva buriya hari ahantu uyu munsi hadatuwe hazabanza kubaka, muzabasha kubwira gute kujya kuhagura igihe hazaba umuhanda cyangwa ibikorwa remezo byagoze iwawe, ahandi bavuze ngo bazubaka ishuri, ahandi bazubaka ibitaro, ahandi bazashyira irimbi. Irimbi ariko tutazubaka na beto, irimbi ntabwo tugomba kuryubaka na beto n'amakaro, irimbi tugomba kuryubaka dute mu buryo busanzwe, tukahatera ubusitani, abantu bakatera ibiti, tukajya tujya gusura abantu bacu twateze umusaraba wacu tukawukira. Ariko kubaka abantu twese tugari ikuzimu, hari umukene n'umukene ikuzimu, nta mukuru w'iki, abantu twese turareba. Nta mpamvu yo kwakira amabeto kuko cyagiye cy'umusuko wa muntu bazaba bambizaho beto n'amakaro bizamubara gute, azasanga twarageze agishaka arasubira ashaka inzira yo guca. Nta mpamvu yo gushyiraho beto, uriya muntu uzamugora rwose azabikora. Ibikorwa remezo nibyo bizaba, sibyo? Hanyuma duture. Hari ikintu yababwiye cyiza, yewe ushobora kuba ufite amafaranga, wowe ufite iki? Ufite ubutaka. Kwabwira uti yewe nta bushobozi mfite cyangwa ubushobozi mfite kumyemerera kubaka inyubako nziza, ariko wowe mu butaka bwanjye tubugenera agaciro. Wowe uzane amafaranga wubake kuri bwa butaka, hanyuma ngewe ube agaciro kangana n'itubaze dute, ngewe ugatura kuri etaje ya gatatu, wowe ugatura ku ya kane cyangwa ugatura ku ya mbere. Ntabwo uzaba neza. Birashoboka bishoboka, birasaba ko dutekereza tukava muri bwa buzima ukumva bya bindi ngo iteka nk'umushinga waje mu kwibuka yawe. Bwa butaka bwanjye nkavuga nti izi metero kare zanjye zingana na $30,000,000 ku giciro kiri ku isoko, urayubakira inzu ingana n'agaciro kangahe k'ayo mafaranga, hanyuma uzamuke wowe ikirere rw'abaki, ikirere cy'abasangiye twese, wowe ukomeze igihe uzamuke. Ariko igihe inzu yanjye kuri etaje ya kangahe, ubundi nkajya gukubitamo karuvati nkajya gusenga munsi y'aho cyangwa nkaza gusenga hano ku cyumweru ni hafi y'urusengero rwawe. Babyumvise bari abanyamakuru rero nabo bumva ugerageze kubumvisha kugira ngo bumve ko nta mpamvu yo kuvuga ngo ngewe nakeneye mfite ubutaka aho ngaho amuguriye. Ubutaka ni imari, ahubwo muri ufite ibyangombwa, uriya mugabo mu cyangombwa cye ngo cyarazimiye. Abantu rero bafite ibibazo, mujya mubona abasaza bagendana ibipapuro, akagenda afite agapapuro ko kuri 59 yaburaniyeho bwa rugero, agapapuro k'ubutaka muri ka kandi ugendana. Ubu hari icyo bita electronic title. Ubu cyangombwa cyanjye niyo inzu yaje ndagifite hehe mu ikoranabuhanga n'ibyo cyangwa se icyangombwa ubu ngubu ntakigendana mu ikoranabuhanga, ntabwo ari ngombwa kugendana icyo gipapuro, ejo abajura bazakikwiba, sibyo? Ariko icyangombwa cyanjye uyu munsi uzibire mu gitondo bababwiye ko turi gukemura ibibazo by'ubutaka, hari icyumweru cyahariwe gukemura ibibazo byose biri mu butaka, cyaba ikibazo cy'umuntu utarabahuje, haba umuntu ufite ikibazo cy'ihererekanya ry'ubutaka, n'aba bandi bajya bagakokorera ihererekanya ry'ubutaka, bari bikora ku busa gusa. Uwo twaraguze dufitanye amasezerano, uwaza ujya gukorera application, ubu se nijya gukora application nkoresheje electronic, kuri ibintu byoroshye ndaje mu rukiko, urukiko rwemeze ko waze gukorera ihererekanya ry'ubutaka, bagutegeka gukora ihererekanya ry'ubutaka. Ubu mbere ibone icyangombwa cyane ntaretse no kuza gukorera wowe rero warabuze icyangombwa cy'ubutaka, hari uburyo bworoshye
wegenda uvuge utange UPI yawe ugaragaze ko icyangombwa cyabuze bakugaragaze ko bazakirikira bura bagukorera ikindi cyangombwa ubu ngubu uragera mu karere hariya twihaye ibyumba bibiri ukahava icyangombwa cyawe ukibona kuri telefone yawe imiyoborere myiza oye abantu baracyari muri nyakatsi bazatubwira ibipapuro birasaza ubu tuba tuvuga ibyangombwa byacu dukoresheje icyo bita kubitunga dukoresheje ikoranabuhanga nibyo ni byiza cyangwa se byiza ubu igihugu cyacu igihugu kirageza ikoranabuhanga turababwira ngo turaheza kugira ngo ikoranabuhanga tugereze kugira ngo rero bashimire ariko batira amashyi bashimire mwese ibitekerezo by'abahanzi iyi nama kandi icyo yayigamije inama yigamije kumenyekanisha iki gikorwa mwabyumvise ko tutagiye kubimurira inyabagaga hari ubigaza ko tubimura mu inyabagaga cyangwa ingoma ahubwo nuko ubutaka tubutura tukabubyaza umusaruro dukurikije igishushanyo mbonera nk'uko bakitweretse sibyo icya kabiri nuko buriya tuba dutanga ibitekerezo sibyo buriya nategereje kumva ngo ubundi haya mwateganyije gushyira ishuri ahubwo mwahashyira urusengero cyangwa mukahashyira ibindi bikorwa buriya muri icyo tuba tubategereje mwebwe mwivugiye ibibazo byanyu ariko mugewe mukagataka kanyu kuko ari gato muzajya neza baberetse aho buri kimwe cyose kizaba kiri amashuri insengero centre commerciale ntabwo mugeze bumva bari muri mu tubari twaba turi hehe ntabwo ibisira byumvise ibivuga by'umupira w'amaguru biri hehe babyumvise nari ntegereje kumva ibintu nk'ibi ariko mwabibonye ahubwo mwagira utubazo bwite kandi tuba dutanga ibitekerezo ngo turebe ukuntu ahubwo byarushaho kuba cyiza kituboneye ariko nibaza ko babyitayeho byose ibiriya bintu byose babyitayeho ni byiza ko rero tugenda tugatanga amakuru y'imvaho tukireba uburenganzira ku makuru ibyo twari mu biganiro byitwa uburenganzira gutanga ibitekerezo kandi n'uburenganzira kugira amakuru ukagira n'inshingano zo gukoresha amakuru mu buryo buboneye mu buryo budahutaza abantu mu buryo amakuru agira inyungu ndetse bikagufasha no gukora igenamigambi ubu ngubu amakuru twabahaye agiye kubafasha gukora igenamigambi bwa butaka nari mfite ngiye kubukoresha mu myaka 5 iri imbere mu rubyiruko ababuzukuru nabyaye ubutaka buzabagirira akamaro gute amakuru mwabonye ngiye kubafasha gukora igenamigambi kandi tukagira ihame rivuga ngo uzasiga isi ari nziza kuruta uko wabize gute ko wayisanze ntuzasiga umuntu mu manegeka ntuzasiga umuntu ahantu hagiye ubuzima bwe mu kaga aho uzabona ati urubyiruko dore nabayeho abakurambere bahanze u Rwanda badusigira ubutaka none ubutaka nabwo bwene bukomeze bubabyare umusaruro muture neza mubeho neza mugire u Rwanda rwiza mugire u Rwanda rutoshye